nagira ngo sabe leta y'u Rwanda mu by'ukuri birabaje kandi biteye agahinda kubona abanyarwanda bazajya bahora bicwa nk'amatungo. Ni ikintu kibabaje cyane kandi dufite igihugu cyitwa ko gifite umutekano. Hanyuma nitangira ubutumwa kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu by'ukuri biteye agahinda kubona ibi byose bizajya biza byitirirwa leta kandi bishoboka ko ari abantu babikoze ku giti cyabo. Rero ndasaba umukuru w'igihugu kugira ngo akurikirane urupfu rw'uwo mugabo Habimana Noheli, kuko bitabaye ibyo rwose u Rwanda biragaragara ko ubwicanyi bushyigikiwe na perezida Paul Kagame. Mu rwego rwo kugira ngo rero bareke kwica izina rye, baba mu nzego z'umutekano, baba uwo ari we wese, kuko biritirirwa ubutegetsi bw'igihugu. Ndasaba umukuru w'igihugu rero ngo yegere RIB, abaze Murangira Thierry, abaze n'abandi bose, uriya mugabo abone ubutabera, uwamwishe agaragare. Uko ikigaragara cyo yaragambaniwe kandi niwe wamwishe, ataratumwe na leta, ataratumwe n'igihugu, ataratumwe n'abicanyi. Umukuru w'igihugu wacu nakurikirane. Bishoboka bite ko umuntu yapfa agashaka guhambwa n'abantu batamufite uburenganzira, bene umuntu bakimwa umurambo ngo bawambike, bawihambire, bawishingurire? Rwose nyakubahwa perezida wa repubulika, abanyarwanda barababaye, abanyarwanda bafite intimba, ntabwo byumvikana. Rero turasaba ko ubutabera bwa Habimana Noheli bugaragara bukaboneka, kuko bitabaye ibyo biragaragara ko igihugu cy'u Rwanda harimo ikibazo, byamara kuvugwa abantu bagahigwa. Ibiriho bizavugwa kuko nimba abantu barabatatse imyaka 30 bavuga ko mukora neza kandi muvanga no kwica abantu bagaceceka, igihe kirageze ngo ibintu bye kumugaragara. Karasira arapfuye ejo mu gitondo, abandi barapfuye, umunyamakuru nawe arimo arahigwa, Theo ngo yaravuze arahigwa, yagize ati turasaba ko ubwicanyi mu Rwanda buhagarara. Rero perezida wa repubulika Paul Kagame ni wowe ubwirwa, kurikirana umenye abantu bishe Habimana Noheli, ubundi tubone ko ubutabera ibyo bintu utabyivanzemo. Murakoze cyane, igitekerezo cyanjye cyari icyo. Uyu nguyu ni umuntu ukiri muri service, aracyari muri service, ari mu gisirikare kandi no kuri kw'Imana umusirikare w'u Rwanda. Umusirikare w'u Rwanda wafashe decision kama mbaya ibi n'abandi mukomeze mumereza message mu bitagenda neza. By the way, sinzi dushimira n'abantu mukomeje kugenda mudohereza ibitekerezo sana. Ikindi mugira gute munatinyuka mukatubwira ibitagenda nk'aya makuru se ya hano ya ku isoko. Ako sinzi yagiye gusohoka kuri TV1 yatugezeho kera. Ibi turabishimira abantu rero. Niko kwibohora kw'abanyarwanda. Abanyarwanda kwibohora kwabo, ahubwo ubu nibwo u Rwanda rugiye kuzibohora. Ibi yose ni ibigiye kuba. Ariko avuzemo ijambo rikomeye numvishe. Aravuga ngo Perezida Kagame nimba utari involved muri situation, ubutabera bwa Habimana Noheli bogire gute buboneke kandi bwubahiriza. Sasa rero bageze gute batanga order mu gushyingura uyu mutipe. Babwiye se yitwa Ndera Bwenge, baramubwira ngo we muzee wacha bari zako, reka bashingure maiti, wacha kerere wewe, ibintu ya autopsy muzana cyenyeji. Amakuru dufite nuko n'uyu mutipe all suspect kuba yagize uruhare mu kumwica witwa Kazungu. Bishoboke kuba Kazungu right now yahungishijwe, yarahunze ajya muri Canada, ariko numvishe ngo kuva bamaze gushyingura ubu bakibamba banyiri nuza ruya ruganda rwa Nguvu Gin bamutegetse kongera akagaruka nta kibazo, byarangiye. Umuginga yapfuye, twamushyinguye, ibimenyetso twabishyinguye, twabisibanganyije. So we kujya ubwo up to now umutipe ari mu ndege arimo planning ari baraza mu Rwanda. Can you imagine? Uzi ikintu ndi kubonamo
birasaba perezida Kagame ko involvinga mu iyi situation ntacyo bitwara baba bamubwiye abahungu baba bamwegereye abafande njyewe umuhungu wawe rwose bya bintu nigiye biba byaturutseho amanyanga n'ayanjye afande unisame nawe rero ko tugenda tukwikira benshi natwe twikye kariya gusa kandi ya ruganda rwanjye rwahomba uya mwana agize ibibazo nigewe nyirugwite nitwa Katurebe ariko kandi bavuga ko inkotanyi ari ubuzima ibyo nabakinyi inkoro ibi byanoza yaririmbaga bonome se bonome byamunangiranye bite baririmba gutyo nyine abone yamenye ukuri yamenye ukuri ariko ahubwo nyine narabimubwiye turi ku kibuga cy'indege Kanombe twajyaga tujyana nawe kwinywera akantu munsi y'ikibuga cy'indege akantu kari akabari kabamo abantu b'abakire gusa yego manuka epfo amubwira bonome ibintu ubibona uti njyewe sindasingiza Kagame bigera ngo izo ndirimba Kagame wacu yewe RDF barabizi ko muzi aba bose shawa abatipe n'abafere bose n'abesikoro n'abateka mutwe bari muri katemba zabo bakina za diru zabo wege kujya muri ibyo ngo urabasingiza shawo niko gupfa kwawe ubyeho rero nibo babarangiza bene wanyu nibo babashyingwe nibo babishe ibyo uvuga ntabyuzi wa murezo arambwa ngo burya se we ntabyo icyo utabona niki abagabo ni inyamabara baveho usete ujinga ariko iriya ndirimbo Kizito Mihigo yaririmbye unyibukije ko abantu iyo baririmbye inkotanyi ari gihe bigorana wanuma w'ingwino mu kirere cy'u Rwanda nuko yuririmba wanuma w'ingwino mu kirere nibyo wanuma w'ingwino mu kirere cy'u Rwanda wanuma w'ingwino inatehanire ngwino twibanire wanuma w'ingwino niwe duherekeze niwe dushaka ngwino duherekeze inuma niyo nziza ni nayo twika ayiwe ariko tuze kukigisha tuzakaririmbira abantu yego ariko man ngo ni nayo dukeneye nibyo ako Kizito Mihigo zirari impungetera aya n'amangwino bayi Kizito none se kantu mama ariko Kizito Mihigo mutagatifu ayowe mutagatifu kabisa iyo mvuga iyo mutagatifu bibabaza Kagame nico umuntu mugira mutagatifu mwabigori une personne qui est donc uri innovatif ntushyireho batabyera inuma y'ubushake no kwiyunga tumabye n'amavuta abiri magufi aha igira gute uburetse gwa inuma y'umutuzo y'ubuhanga n'ubushoshozi aha inuma y'umurava no murimo ni hagarikira ngaho wanuma w'ingwino twibanire wanuma w'ingwino mwereki Rwanda wanuma w'ingwino ngwino twibanire wanuma w'ingwino uduherekeze ayiwe Yesu we ariko mana Kizito Mihigo okay amarangamutima agereka kutugira gute kudutwara Kizito Mihigo rero nawe wamugani waruvuze ngo bonome Kizito Mihigo aruhukire mu mahoro komeza uruhukire mu mahoro mbabara gatora kantu ntashobora kwibagirwa mana yo mwijuru baravuga ngo buryo mu activist arabivukana naga ari ibintu bisaba ibintu byinshi nahoza numva je mwita umusirikare kwanza igisirikare kivamo n'ikikuvamo uyu mutipe witwa Badrama avuga uburyo kingo ibikorwa by'inkotanyi zagiye zikora ariko akagenda agaragaza ko ngo hari ibyo yagiye abona urumva agenda agaragaza ko burya kuba umwactiviste atari ibintu ari abantu barimo kuko buriya Badrama nkunda kumukurikira abantu bagiye no kuri channel Badrama TV muyikurikire rwose mu bintu binyuro Badrama TV mwiyandikisha umuntu w'umugabo kabisa urimo ukubita ahantu hababaza rwose pe kandi byose nibutse ko biri kuba kubera inkotanyi kwirangira umutima cyane Imana yazinangira umutima hari bayita ngo House of what? House of Media
House of Media hari bafite donc na website nziza cyane ushobora gutanga igitekerezo cyawe ntibamenye n'uwagitanze uwo ari we. Ariko icyo nshaka kuvuga hano ndi gukotinga Badrama yaravuze ati ngewe ndabizi neza ko abantu muvuga ko ari umwandikira amubwira ati ariko se nta kintu mutanga ngo mbiyungeho. Badrama aravuga ngo kuba umwactiviste cyangwa kurwanya karengane cyangwa kwanga ibibi bikorerwa abanyarwanda si ibintu bisaba ngo babikwishyurire, ni ibintu bisaba umutima ukomeye uvuga ibitagenda neza. Ahubwo ikibazo inkotanyi kuki aya makosa nka twavuze tuvuga yo gufungirana abantu bakababuza kugira gute kujya mu isoko, koko bazi ko umuntu yaremye isoko kugira ngo umwana arye, umuntu yaremye isoko kugira ngo school fees zabeho azishyure school fees, umuntu yaremye isoko kugira ngo niyo mituweli zaboneke. Ariko ubwonko kuko ariko mu Rwanda niveau ya education hari nibwo kuki kuko yapfuye umuntu wiza akora umwanda nk'uyu ko ikibazo gihari mu Rwanda twe nanone reka ngwena nubwo reka bigende bibanabaho. Ikibazo cyanyu ni kimwe nago muhagurukira rimwe natwe twarabahamagaye tukomeza kubavugira tugasanga nababwiye ngo mumeze nk'ihene. Ihene urabona ihene urayifata uyikura ujyana ku gashyamba ngo irisha kuyijyana igenda ifata amaferi igakubita no hasi akabuno no murizo ugakurura yamara kugera ku byatsi ikarisha nk'umukasi cyangwa nk'agamashini ikarya. Wowe ikibazo cy'abanyarwanda none mubatangiye iyo bamaze kumudiha mu nkako kantu bakamucanga akantu kwaje babacanzemo hano bahita batangiye kudutakambera. Dore ibyo badukoreye mwatwoje tu voice mwahamagaye mwaduhaye tu video mwakoze iki barimo kugira iki byose ndavugana okay none kuki mutajyana mukajya kuri za cyano zacu mukakomezamo na support mukarwana n'ibyo bifobagane biturwanya bitwandikaho message mbi ibyo bidutuka bibakoresha ibyo bigoryi bitaza kababaro k'abana b'Abanyarwanda barimo kunyuramo bariya birwariye muri za Kanombe birwa barya bagira iki basinda birwa mu za Messi baseka bameze neza bakumva ko muturage yakomeza kwikirwa kurwara nkinda nago tuzabyemera n'ukuri kw'Imana gutsemera ko muturage ashobora gukomeza kuyoborwa muri uwo buryo. Duhagurutse bino turimo kuvuga nago tubigisha kanwa gusa no mu mitima yacu irababaye kubera Abanyarwanda nago yabaye kuko Robert agomba kubona amafaranga. Iyo cenge zigomba kubaho nicyo twahamagariwe. Nago mugomba kujya mwafurinza abahutu imyaka 30 rashize barabihorera bagonda ijosi ariko mututsi abatutsi bo ni ikindi twanze kugonda ijosi. Niyo mpamvu twasohotse muri icyo gihugu tusohotse tujya noneho ukuri kugomba kujya hagaragara ko aba bana b'Abanyarwanda bose imbaga y'Abanyabutatu twaje twinjira mu Rwanda tuje ngo tuje kubohora igihugu abo tuza tuje kukiboha kandi noneho barangiza bavuga ngo bapanze za genocide. Kandi nekeza neza ko nubwo mubivuga gutyo Abanyarwanda bari babanye neza umuhutu n'umututsi nago bari bahagatemanye nago kuki indege gihagwaga aribwo batangiye gufata kwicana. Ibi nibindi byose mwagiye mukwepesha. Abanyarwanda bagomba kuyibona umuco ugomba kumurikira u Rwanda pana ibi bigambo byanyu mujya mubatera ibipindi ngo muri abambere mubagejeje ibintu byiza mukamwarira mu gukora imihanda no kubaka utuzu twiza ku muhanda ahandi hose agasigara harimo nk'amatongo. Hari abantu bafite byose nibiza umwubaka mu biyubatse mu mazu y'impunzi zahunze ziri hanze barimo kwikira amasazi kwitama. Hari abana badasinzira bibaraje inshinga batekereza hantu hose mwubatse hatigeze hishurwa aya mazu y'imiturwa muzayamena cyangwa muyabahe. Ndababwiza ukuri iyo se bizajya muri government either government ifata amafaranga runaka ahwanye n'ubutaka bwabo babishyure ariko agasuzuguro k'iyo leta y'inkotanyi nago tukashaka. Mwayoboye nabi imyaka yose mwabayeho ibintu byose mukora nago bisobanutse. Reka Abanyarwanda baze bayobore uko bashaka uko Abanyarwanda uko abaturage babikunze kuko ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage noneho bugakorera abaturage. Mwebe mubeshya abaturage ko bwabashyizeho ari mwebe mwishyizeho noneho mwanga no kubakorera kubera ko atari bo babatuye. Nanjye nicyo kintu ngiye kuvuga kuki inkotanyi byibura birumvikana ayo manyanga izo majabu n'iki byose bakoze byabayeho umuntu wese ukoresheje imbunda afata ubutegetsi byanga bikunda no kwica biragendana. Ikiba kimutegereje no butabera ubwo bumva kwa kesaswa bamutegereje ariko kuki badasubiza agatima impembero ngo bavuge bati none reka dukora ibintu bifitiye abaturage. Ako kuki inkotanyi koko bafite ibintu byose ubutunzi barabufite ibiki byose barabifite kuki umuturage ari gupfa kuki umuturage ari marengana kuki umuturage mukora ibintu byose
kubera ubusambo bwabo bakurura bishira. Hari umuvandimwe utubwiye wenda urahita ukomeza. Hari umuvandimwe utubwiye ngo mpa nimero yawe ngo uhamagare. Narebe kuri screen nimero zirahari. Singomba kuziguha. Turaziguha gute kuri screen zihari? Zirebe kuri screen nibyo kabisa ushaka guhamagara utanga igitekerezo. Umuntu wese ushaka gutanga igitekerezo washaka kugiruza kuri Afande Robert, washaka kugiruza kuri Ivan. Nta kibazo. Dore nimero ngizo iza Ivan ngizo zirahari 081 iza Afande Robert ngizo 037. Wanazahamagara ushaka ukaza no wazandika witonze no mu turikuziyo tukazitinzaho. Ibi turi gukora twe tubikora ouvertement. Ya pas de secret. Mvamba bwiza ukuri. Deka mbabwiza ukuri. Ikibi ni ikibi, umukara n'umukara, umweru n'umweru. Abanyarwanda mubimenye, akarengane k'abanyarwanda gakwiye kugira abakavuga. Kandi mbabwira iki kintu, kuvuga akarengane k'abanyarwanda si ukwanga u Rwanda, kuvuga akarengane k'abanyarwanda si ukwanga ubutegetsi, ahubwo ni kurwanya systeme mbi. Turashaka umuntu umwe utelefona ahagaze ku butaka bw'u Rwanda cyangwa ari hafi yaho uzi amakuru ayari yose arimo kubaho abavangamiye. Telefona afazari buri munsi, buri uko tuza hanga mu biganiro. Hajya haboneka abantu nka batatu bo mu Rwanda, bo tubagize batatu, abahandi bo twazakira umuntu umwe cyangwa batatu bane. Ariko ikibazo kiri mu Rwanda kinini kandi gikomeye. Ikibazo turimo kubona kiri mu Rwanda niyo mpamvu turimo kugira ngo wenda dutunganye inzira bikiri kare, koko abagabo barimo barabangama cyane bakabangamira ubwoko bw'Imana. Abanyarwanda no ubwoko bw'Imana no kuri kimwe muri Afrika yose. Ndabinginze. Nk'ubu umuvandimwe yarimo avuga ati nyakubahwa Perezida Kagame niwe turi kubwira. Iyo gufesinga Perezida Kagame tukamubwira ngo no, ibi sibyo. Perezida Kagame, abanyarwanda dukeneye ubutabera kuri Noel. Nukuvuga ngo iriya kawo yose yabayeho, biriya by'umugore kwirirwa sambana, byo kwirirwa cinya umugabo, kwirirwa muhohotera, kwirirwa mugira amutesha umutwe, iterabwoba ryabaye kuri Noel, ibyo nama n'ubuhamya buhari, ni ibintu bizwi. Nk'ibisa nabyo Perezida Kagame birasaba iki? Ubwo birasaba indi filosofi ndende. Perezida Kagame turamwinginze. Asubiye twakwinyengara ni inshingano ze. Si inshingano ze. Naduhereza ubutabera kuri Noel. Ibi nabyo ni ugukuraho ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Kabiri, uyu mugitifu wa hano Gahanga batinyutse guhagarika amaraso y'abanyarwanda n'abana babo n'imiryango yabo. Tekereza umuntu ufite ubwenge bucuramye ku rwego ahagarika umunyarwanda ngareka gucuruza, ariko yarangiza akagira gute akamwaka mituweli, aba yumva ari buyikure. Yeni yo kuvuga ngo umuntu arimo gusamba, arimo gupfa, bavuga ngo ngwino umutabare ukaza umuhembuza umunigo. Abo barimo barahembuza abaturage iminigo nyinyi. Kwa nini? Oya Afande, harakantu burya rimwe na rimwe tujye tusesengura akantu neza abantu bakumve. Rimwe na rimwe nimba abantu bayobozi bo mu Rwanda bibwira ko bako ndavuga ingwiza murongo zirimo, bibwira ko ufuringa abanyarwanda bose, uziko bose bagera nk'ikigare cyo gufuringa abanyarwanda neza. Tekeza umuntu utanga justification mu itangazamakuru ngo twabahagaritse ng'amasaha 3, urabyumva? Ngo naho ngo ntiyageze, ngo tubasobanurira ngo mituweli bayisobanurira mu isoko cyangwa bayisobanurira mu turaturima tw'ababyeyi. We avuga ngo bahagaritse amasaha 3. Utugoroba tw'ababyeyi ni ibintu bizwi, ahenshi ni buri wa kabiri nimugoroba. Ntabwo mufungisha abaturage. Ibi bintu Inkotanyi zakabazi kibikora we. Zakabazi gifungisha abaturage amaduka ngo ni mujye mu manama. Uwo gitifu numva bamujyana nk'ahantu mu gashyamba bakamukubita ibiti bakamukorera ikintu cyitwa corporal punishment, kumuvuruga. Kuki uyu mugitifu atajya gusobanura ibi bintu bya mituweli mu tugoroba tw'ababyeyi? Ubu nta zindi nama muzi mukingisha abaturage, ibihombo byarabishe, umuntu bamusaba imisoro itabahura, musaba ibiki byose, mazo yarazamutse, ubuzima bwarahenze, ibiciro byarazamutse, ifaranga ry'u Rwanda ryateye agaciro. Ibi murabizi. Warangiza muje kwigisha ngo umuturage ngo kwisoko ngo politiki ya mituweli. Ibyo no gukama ikimasa, ni ukuvuga ngo no gushakira aho bitari. Uyu mugitifu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mwirukane. Uyu ni inyangarwanda mbi cyane iteye n'ubwoba ahubwo. Kandi ari bakoresha yamutumye.